bene Imana bene irage, bantu b'Imana Nyagasani nk'ubashyerezo, amahoro y'Imana ari kumwe namwe, amahoro y'Imana ari kumwe natwe kandi turahorana. Iryo ni ijambo ry'Imana, uwo ni urumuri Rwanda muri twebwe, uwo ni umucyo ukwiye gukwira hose, ku mwami wacu yadupfiriye, ku mwami wacu yatubambiwe, ku mwami wacu yakoze byose atanga incungu kugira ngo twebwe ducungurwe, kugira ngo dukire, kugira ngo tuve mu bubata, tuve mu mucuri, tuve muri matrice, tuve muri demirije, tuve muri leubeatitude, tuve muri ibyo byose. Ntabwo bakwiye kubudutsindira rero, kandi n'abari mu buhone nibahonoke nabo, amahoro y'Imana abane nabo, ahorane nabo. N'ubundi baragendana, ariko nyine ubwo buhone ni ikibazo barigaruriwe. Uruhanga rwa Gihanga w'ibanze, uruhanga rwa Yesu w'ibanze, Yesu Kamerano, nibareke rugarurirwe, nibarugarure ku mwami, nibarugarure kuri nyirarwo. Yego mu minsi ishize twize cyangwa se twarebeye hamwe, cyangwa se nari mfite icyifuzo ko dusobanukirwa imbaraga zirindwi ziremanywe n'umuntu. Twarebye ibintu zikora mu muntu ko ari zo bumana, nyine ko ari zo mbaraga z'ubumana. Twasobanukiwe, twize ukuntu zikora, twize uko zikora, twize uko zakoreshwa neza, twize n'ukuntu zikoreshwa nabi, twize ukuntu zijyanwa muri matrice y'umucuri zigakoresha mu buryo butari ubwazo. Yego, uyu munsi rero ndagira ngo noneho twige ukuntu ziborokwa, turebe ibimenyetso. Nyine ubwo uraza kumva aho uri, niba hari iziborotse uborokore. Uko twize ari zirindwi turaza kubyiga byose, sibyo? Kandi iyo zimaze kwiboroka rero zihita zisibangana, zirasibamwa, umuntu agasigara ari igishushumbwa, agasigara ari mu maboko y'abamuyobora, y'abamugenga, y'abagenga isi. Iyo sigara ari umuntu udafite ahantu, arasigara ari mu maboko y'abandi, ntabwo aba akiri mu maboko ye. Reka rero tuzirebe uko amazinyira ari arindwi, niko twari twabirebye uko aborokwa. Ndibuka imbaraga ya mbere nababwiye ko iba hagati y'amaguru, aho bita muri ruti. Urumva iyo mbaraga rero, imbaraga ihabaho muri rute, haba imbaraga z'ubuzima. Murabizi ko ariho umuntu anyura, niho hagati y'amaguru niho umuntu aca, nyine ni mu isoko, niho amazi avuvunukira, niho byose niho bibera. Uko iboroka rero, iyo ishyiraho ubwoba bwo kubaho, sibyo? Guhahamuka, umuntu nyine iyo mbaraga yiborotse arahamuka. Yigishwa ko umuntu ari umunyabyaha udashobora kwirwanaho. Urabyumva? Aba ari umunyabyaha udashobora kwirwanaho. Guhindura imbaraga z'ubuzima ubusambanyi cyangwa ikizira. Urabona Imana ukuntu yaturemye, yaremye ko nyine ibitsina bigomba guhura, negatifu na pozitifu bigomba guhura, hakabaho fecondation, ubuzima bugahera aho ngaho. Ariko ibyo bintu ukuntu matrice yabitwigishije, idini batubwiye ko ari ibintu byitwa ubusambanyi. None se ubona iyo pasiteri aje akazamura ikiganza, ikintu aba akuyeho ni iki uretse kubeshya? Ariko nuko twabyize, nyine tugomba kuva mu mucuri, tugomba kuva mu buhone tukajya mu buhonoke, sibyo? None ingaruka rero umuntu agira, umuntu ahora afite ubwoba, atagira imizi, ahora ashaka undi umushoboza, sibyo? Ejo rero gusoma mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 4, mbona ukuntu bavuga ngo amaso yacu tuyahange ku ijuru gusa, twe gutumbira isi, by'isi tubyihorere, ntabwo ari ibyacu. Amaso tuyahange ku ijuru. None se ubu koko turi mu isi, aha niho turi, umwambaro twambaye, umubiri, amaraso, inyama, ni uwo kuba hano. Turatumbira ijuru gute ko mu ijuru twabonye ko uyu mwambaro wawo utazagira no mu ijuru? Bizasaba ko duhindura tukambara umwambaro w'ijuru. Ariko turabwirizwa gutumbira ijuru, ngo iby'isi tubyorore si ibyacu, ngo biraziritse. No. Nibyo hano rero bari kutubwira. Hano uyu mwambaro, ingaruka z'ibintu
uhora ufite ubwoba utagira imizi, uhora ushaka undi ugushoboza, sibyo? Twagiye, icyo ni ikintu cya mbere, ukuntu ziborokwa mwabibonye. Icya kabiri, twagiye hasi y'umukondo aho bita mu nda ibyara, mu kiziba cy'inda, aho bita mu kiziba cy'inda cyangwa se mu ndimi z'amahanga muri sekuro. Imbaraga y'aba rero bayita ubushake n'ishyaka, sibyo? Ubushake n'ishyaka. Uko iboroka, guhindura ibyifuzo byose ibyaha, ibyifuzo byose biba ibyaha, gushyiraho imipaka idafututse, sibyo? Ntugashake byinshi, ntugashake kumenya. Ibyo bintu urabyumva. Utashatse byinshi se, utashatse kumenya, isi ikeneye ibintu byinshi, umuntu akeneye ibintu byinshi. Umubiri w'umuntu tubona ko ukora nk'uruganda uremye mu buryo bumeze nk'imashini, nka moteri, ikeneye ibintu byinshi kugira ngo buri kintu cyose gikore. Ariko iyi mbaraga iyo yamaze kuba boroke, ntago uba ugikeneye ibintu byinshi, ntago uba ugikeneye kumenya. Wumva uzi byose, mwihangane nagize agakorora. Uba wumva uzi byose, nyine niyo mpamvu udakeneye kumenya. Wumva uzi byinshi, wumva wihagije. Ibi niyo bigutera kumva wihagije, nyine ntushaka kugira ibindi ugerekaho. Ingaruka, umuntu yicwa n'ubwoba bwo kwifuza, agacika intege, ntihagire icyo yihangira. Urabyumva? None se utamenye se, utakoze ubushakashatsi, utagize guhanga, ntabwo byashoboka. Nta kintu wakihangira nyine kuko uba ufite ubwoba. Abanyabwoba twabonye ko ari abantu b'injiji, kuko wavumbura gute ufite ubwoba? Ntibishoboka. Twagiye ku mbaraga gatatu, mu mukondo. Mu mukondo murabizi ko ari mu izingiro. Ni mu izingiro niho ibintu byose bibera, nk'uko muzi ko u Rwanda cyangwa East Africa bavuga ko iri mu mutima w'isi. Abantu baje bakurikiye Nili, kuko bari barasomye za nyandiko z'Imana nababwiye ziba mu misozi, baje gushaka izingiro rya byose ahantu riri, kuko niho hari ku isoko ya byose na bose na twese. Aho hariho Imana nyine niho yatangira ibintu, hari muri Edeni niho ibiremwa bya mbere byabonetse, ibintu byose, sibyo? Ariko ibyo nabyo hano ntabwo muri iriya matirisi yo mucuri babibigisha, batabajyanye iyo haruguru mu butayu se, mwakumva? Oya. Mu ndimi z'amahanga rero, mu mukondo, mu izingiro rya byose bahita muri sora. Haba imbaraga yitwa ububasha bwo guhitamo, sibyo? Iyo uri hagati nyine ushobora guhitamo ibyo bintu byo murabizi, ntabwo ari ibanga. Wajya hepfo, wajya hirya, uba umeze nk'uri mu rugabano. Ariko ibyo nibyo abo bazanye matrice, bazanye demiurge, nibyo banze bazana urugabano, baruzana mu mitwe yacu ku buryo batwerekeye Satani n'Imana, bashyiraho imipaka nyine y'Imana na Satani. Ibintu byinshi bazana gihonomo, bazana ukuzimu n'ijuru. Naho twajijiwe, naho twahoneye, naho dukwiye kugira ubuhonoke tukava mu bubona. Iyo mbaraga rero uko iboroka, iyo mbaraga yo guhitamo, ukuntu iboroka, kwigishwa ko umuntu ntacyo ashoboye, sibyo? Umuntu ntacyo ashoboye, ko byose bigenwa n'inyuma: idini, ubutegetsi, amasezerano. Ibi bintu nta gushidikanya, iyi mbaraga iri boroke, umuntu yumva ntacyo ashoboye, ibintu agasigara ajya gushaka mu idini, yirukanka mu madini, birukanka mu madini, mu butegetsi, mu masezerano, ngo basezeranye n'Imana, ngo bagize bate, mu bapfumu, biki byose, mu bintu nk'ibyo byose, mu barozi, ngo bari gushakisha icyo kintu babuze, kandi ni iyi mbaraga iba yarabaye boroke, sibyo? Rero gutera isoni cyangwa ipfunwe iyo umuntu yitinyutse, murabyumva? Iyo umenye biriya bintu uko wari waratakaye hariya muri buriya buryo, bigutera isoni pe. Uhita ubona ibintu wari urimo ubona abantu bari gukora ubugoryi, ubuntu bucuca ahantu barimo pe, usigara ubona abantu bari kuvuga ubugoryi, bari no gukora ubundi. Ingaruka rero, umuntu yizera ko nta mbaraga afite, akaba umucakara w'inyigisho n'ubutegetsi, nta kindi. Directement bihita bikubaho. Twigire ku mbaraga ya kane, imbaraga yo mu mutima. Imbaraga y'umutima, haba imbaraga mu mutima, haba imbaraga yitwa urukundo n'ubumwe. Bababwiye ngo iki muri matrice? Babigishije ngo iki?
Yesu ati naje gutanya umwana na se, sibyo? Naje gutanya umwana na se. Umwana namara gutana na se haraba iki? Urwo rukundo ruba rurimo ijuru. Baravuga ati murabyibuka baza mu Rwanda baje kubwira Musinga ngo batizwe abamisiyoneri bakigera mu Rwanda, ati batizwa kugira ngo uzajye mu ijuru. Musinga ati se ba sogokuru runaka ba sogokuruza runaka bose izo mfura zose zitigeze zibatizwa zitahemutse, ati nta juru zizabona. Ati ni mugatsindwe n'Imana, ataho ntaho najya irungu ritajya kunyica. Urumva ni ukudukata, ni ukudushyiraho imipaka, ni ukudukatamo ibice, urwo rukundo bakaruboroka ugasigara ruri igishishungu. Iyo mbaraga uko iboroka guhindura urukundo ubwirasi. Wabyumvise batwe? Kuko ibi bintu byose ariyo iyobokamana ringiri tuvuga rigezweho ryazanywe n'abazungu. Batubwira ko ibintu byose ari iby'abazungu, Yesu bamugira umuzungu, ibintu byose babigira ibizungu, sibyo? Muri Farawo ni kwa Satani, muri Egiputa ni mu byaha, bindi bintu nk'ibyo byinshi bibi by'umwanda by'amacumu. Urumva guhindura urukundo ubwirasi, amarangamutima cyangwa inyungu. Urukundo ruhinduka amarangamutima, ubwirasi cyangwa inyungu, nta n'ikindi. Ibyo bintu mujye mubipima, ni ibintu byoroshye. Kwigishwa ko Imana ikunda bamwe gusa abandi ikabanga. Ubwoko bw'Abisiraheli muri Bibiliya murabuzi ukuntu ibyabo byagiye bigenda. Guca mu myaka y'abantu, guhwituza uwitambitse bakonyora, kuba Abamidiyani ngo ari ibiki n'ibiki twarabyize, ngo niba tuzajya mu ijuru ngo turingurukize kuko turi Abisiraheli, tugomba guhinduka tukaba Abisiraheli, tukaba Abayahudi gutyo kugira ngo tuzagere muri ubwo bwami bw'ijuru. Ibyo byose murabyumva. Imana icamo ibice se? Imana ikunda amoko amwe, ikunda amoko andi ikayihorera? Imana iremamo abantu ibice? Apana, apana, apana. Ingaruka rero, umutima urafunga, urukundo rw'ukuri rurasibama, umuntu agahorana insika n'ishyari, nta kindi kintu cyakubamo. None se ubu koko bakubwira ati runaka tumuzungu runaka Imana yamugiriye ubuntu, njye ntabwo izangirira? Ati abo bantu bavuye kwa Nowa kwa Hamu, kuko Hamu ngo yabonye ibyo ngibyo ngo azakomokaho n'abirabura, ngo bategetswe kuba abacakara b'abazungu, ngo mpaka ngo abarabu bazarinda kuba bashyikiraho. Oya, nta kindi nyine ni uku nguku tuhita tuba muri izo ngaruka, sibyo? Twagiye ku mbaraga ya gatanu, imbaraga iba mu ijosi. Mu ijosi hari imbaraga yitwa ijwi n'ukuri, sibyo? Uko uri cyangwa se ukuri, ijwi n'ukuri. Iyi mbaraga rero uko iboroka, ijwi se si muri bizi ko rica mu muhogo mu ijosi, si mubizi? Rero ni ijwi n'ukuri. Uko iboroka kubuza umuntu kuvuga ukuri kwe, kumutera ubwoba, kumubwira ngo uzarimbuka niba uvuze ibyawe, sibyo? Barashaka ko duhora dutanga ubuhamya, barashaka ko duhora muri ibyo bintu byamatse ibihugu, barashaka ko twihora muri izo matirise z'umucuri. Yesu ashimwe. Mu bintu nk'ibyo gusa, nta kuvuga ukuri, nta kugira gute, ni ibyo ngibyo. Rero gutuma abantu bavuga ibyo bategetswe, ntibavuge icyo bumva. Misali ikindi biriya barakubwiye ngo nta kintu kigomba kugabanywaho, nta kintu kigomba kwiyongeraho. Kandi Bibiliya igihe Abaroma bari bakajije umurego, bari abagabo bahagarariwe bakavumbura ko isi izenguruka izuba, barishwe ibyo bintu batarabona ko bishoboka, ubwenge bwabo butarabyiyumvisha. Umuntu wavumbuye ko isi imeze nk'igeta itari umurambararo, uwo yarishwe. Abo baragira iki? Barabishe. None si ubwo koko hari ikindi gutuma abantu bavuga ibyo bategetswe gusa, ntibavuge uko bumva ibintu cyangwa uko babibona. Ingaruka rero, umuntu ahora acecetse cyangwa abeshya, ijwi rye rikatakaza imbaraga. Nta kindi, uhita ujya mu murongo utari uwawe, ukaba ucurama burundu. Twagiye ku mbaraga ya gatandatu, mu gahanga. Mu gahanga haba imbaraga yitwa ijisho ryo mu mutima, kubona ibihishwe, sibyo? Mu gahanga, ijisho ryo mu mutima, kubona ibihishwe. Ibyo bibera mu gahanga. Reka turebe ukuntu iyi mbaraga iboroka. Kwigisha ko
kwibaza ari icyaha. Kwibaza ni icyaha. Muri ziriya matirise za bariya muteganyagihe murabizi barababwiye ngo uzi byinshi azabaza byinshi, n'uzi bike azabazwa bike, bakatugira inama yo kubimenyera utuntu dukeya. Ibyo rero nta kindi bigutera cyangwa nta kindi bikubuza uhita wumva ko kwibaza ari icyaha cyangwa kugira ubushakashatsi ukora, sibyo? Niba ubibona neza ko wasomye Bibiliya ukabona ko Imana yagiye ibwira abantu nk'Abisirayeli ati mujye mu Bamidiyani mupondaponde buriya bwoko bwarangomeye mubicaye kugira n'imbe birokoka hariya. Satani nihe yigeze atanga itegeko, nihe wabonye yishe umuntu. Ariko ibyo bintu ubwo kubera ukuntu twabyize, ubwo ubyibajije deregita umuntu anyumvisha baravuze ati wapfuye we byarangiye. Gutera ubwoba ko ibintu by'umwuka bihishe ari amadayimoni. Murabyumva ubugoryi buhita butuzamo. Ibintu by'umwuka bihishe bihita biba amadayimoni ako kanya. Kuzimya ubwenge binyuze mu misemburo y'urusaku, imico y'isesengura rigoreka. Isesengura rigoreka. Ubwo Imana batubwiye ko ari nziza, nta kindi ivanjiri yayo ni ibyo ngibyo. Satani batubwiye ko ari umuntu urwanya Imana, ni icyo ngicyo, nta kutwereka ngo barapfa iki, sibyo? Satani barabwiye umuntu ati reka nkwereke igiti cy'ubwenge, ukirye numara kukirya urarema, no kurema urarema, uramenya icyiza n'ikibi. Kandi koko nuko umuntu akikirya nuko byagenze. Ikibazo cyari iki ubundi muhariye muri Edeni? Ariko kubera ko turi muri matrice y'ubucuri, imbaraga yo kubona ibihishwe iyo ngiyo irafunze, nuko nguko nyine twarapfuye duhagaze turapfukira. Ingaruka rero umuntu ntiyongera kubona kure, amaso y'umutima arapfuka agapfukera, ahubwo twagiye ibi ndumva bisobanutse. 7 mu mutwe, ururimi rw'abahanga aho bita muri korona. Ibyo haba imbaraga yitwa guhuza n'Imana y'imbere. Guhuza n'Imana y'imbere, iyo niyo Mana y'ukuri, iyo niyo Mana kamerano, iyo twigishijwe ni karemano. Kuko iyo ngiyo uzi ikubwira icyiza, ikubwira n'ikibi, ikwereka inzira ukwiye gucamo, ikwereka n'idakwiye gucamo. Ariko iyo ugendeye ku myumvire y'ibyo bakuyobora, yaho bakubwira, ibibazo bigwira isi murabizi. Iyi mbaraga rero kwiboroka, kwigisha ko Imana iri hanze gusa, tayari uba watakaye. Kubwira ngo Imana iri hanze ukajya gushakisha ijuru ukaryirukaho, ijuru nta nyama n'amaraso bizabayo. Kubwira ngo ubwami bw'Imana buri hafi, ntubyumve Yesu yarabivuze, ukirukanka ngo nukurarama mu rusengero cyangwa mu butegetsi. Imana ngo iri mu rusengero, kuko amadini ubu yakuzanira iki? Dini ryaguha iki tutabeshye? Uretse umutwaro w'ibibazo by'abakire gusa uba wikoreye uhetse, ni iki kintu byagufasha? Imana iba mu butegetsi gute? Imana rero ntaho ihuriye n'umuntu, niko bakwigisha ngo ntaho Imana ihuriye n'umuntu. Kandi Imana n'umuntu ni bamwe, baromatanye n'ishumi imwe, bari ku ishumi imwe, sibyo? Umuntu n'Imana se ni abantu babiri. Ubwiza bw'Imana bugaragarira mu muntu. Iyo urebye umuntu inyuma, ubwiza bw'Imana urabubona. Bitandukanye rero muri bya bintu twigishijwe, bya bintu twize, bya bintu dukora kubera ibyo twariye. Yego, gutuma umuntu yibona nk'aho ari inyamaswa idafite isoko. Murabyumva ibyo bintu? Hari ikindi amatirisi itsindisha umuntu se? Iyo ugiye kubaza barakubaza ati waremwe nande? Kandi ahantu wavuye urahazi. Ngo isi utuyeho yaremwe nande? Umuntu ubikubaza we iyo si yayivaniye hehe? Umuntu wafashe ibyo bitabo yagiye kuregosa yo yabifasha ate? Ariko kubera iki twaracuramye? Ingaruka, umuyoboro w'imbere urasibama, umuntu agahora yiruka hanze ashaka ibyo ari we ubwe afite. Ushaka Imana uyifite, Imana iri muri wowe, ari wowe Imana, ukajya kwirirwa uhiga. Ni ukuvuga ngo birangira tudashyikiye Imana, birangira twirukansa, ahubwo turi mu mucuri, turi kuribigita mu misozi, turi hehe hose, turi kugwa mu byobo,
tugwa mu byorera mu butayu naho mu buvumo bwose, sibyo icyo abakongwe bavugaga. Abakongwe baravugaga bati iyo amazi y'umugezi atazibwe arakomeza agasohoka mu nyanja, ariko iyo bayazibije ahinduka ibyondo agasaza. Yandi twavuze byazambara ukuntu ziborokwa, imiyoboro yazo igafungwa, umuntu agahita atakara akibura akitakaza. Niko bigenda ku mbaraga z'umuntu rero, iyo imiyoboro ye iboshywe n'ubwoba n'ibinyoma n'imbaraga ze zirabora, sibyo? Imbaraga iyo ziboze bigenda gute? N'umuntu aba aboze. Nuko rero ndakeka birabaye, ndakeka ntabwo byari bikeya. Ejo rero nzabakorera ukuntu izi mbaraga zifungurwa. Yes, murakoze cyane. Wakoze subscribe, warakoze wumva ubutumwa, warakoze wowe ikintu cyose ukora kugira ngo ubutumwa burenge hano bukwire hose, burumuri rwande rugwire ruba isoko ya byose na bose na twese. Nyagasani, Imana Nyagasani nkubashyereze. Murakoze. Hano ni kuri Iubaka TV, igiti cy'ubwenge, umurunga bangabo. Ciao.